Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ngiye muri kureba kuri YouTube Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando Kapiteni wa Yesu. Afande Nyarudindiri Dusengimana Jean Baptiste niyo mazina yanjye bwite. Kuri YouTube ujye wandika Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando Kapiteni wa Yesu. Haleluya. Ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Manzize kubasuhuza abafana, ndabasuhuje, abapolisi ndabasuhuje, n'abasirikare ndabasuhuje, na perezida w'igihugu ndamusuhuje, n'abaminisitiri ndabasuhuje, n'abadepite ndabasuhuje, n'abo muri Amerika ndabasuhuza, abadisipa ndabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amahoro y'Imana abe muri mwe. Ngewe uhagaze imbere yanyu, ndacyari umusore ushima Yesu, ufite imyaka 45, negereze isezerano rya Francis Muzungu, kandi ndacyasenga kandi bizaba, kandi Uwiteka yagutindiza aragutegera. Uwiteka yagutindiza aragutegera, kandi ibikomere yagukomerekeza araza akabyomora. Haleluya. Ubwo ndi umuhanzi, bita indirimbo 163, nasohoye 14, nasohoye 14, ziri ku mahudiyo, noneho no kuri YouTube zimwe zigenda zihari, izindi ntabwo zihari, kuba ko ari indirimbo zagiye zijya ku YouTube y'abandi, ariko Imana niyo yabishatse kugira ngo imanzi nyamamaze nk'uko yabivuze. Haleluya. Ubwo rero icyo nabwira abantu baba bambaza ati se twebwe twazamuka gute, ikintu nababwira nabagira inama, uramanza ukajya ukubaka izina. Ibintu by'amafaranga ntabwo uhita ubizanaho ako kanya, iyo ubizanye ako kanya kandi nta muntu urakomenya kuri YouTube, byose ubu byishe ntawongera kuguhamagara. Manza uce ku YouTube akomeye, umanza uce hirya no hino bakujye, mbese nyine, ariko kuko Uwiteka ari inzira azaba yagucire kugira ngo umanze wubake izina, nawe ikikurimo abantu bose isi yose ikibone. None iyo umaze kubaka izina, umaze kuzamuka gake gake, ugenda uzamuka gake gake, nibwo noneho uguhamagara umubwira ati urama yangaya, kuko izina Imana iba yari kubakiye. Imana niyo twubakiye izina, kuko Imana niyo yo gusirwa hejuru, niyo tugomba gusira imbere mu bintu byose. Icyo nababwira bakozi b'Imana n'abahanzi ndabasuhuje, mukomere mu Mana, mu Mwami wacu Yesu. Abacitse intege bagaruke, abasubiye inyuma bongere babyuke, n'ababirimo neza nabo bakomeze basenge, kuko Satani atugenda isata burenge asaka kutugusha amanywa na nijoro. Ubwo reka barebera akaririmbo ndirimba, nkashaka akaririmbo ndirimba rayifu. Yesu ati ihangane yawe mwana wanjye, bwoko bwanjye Isiraheli, dore naguciye imanzi mu biganza byawe, sinzakureka wowe namba na gato. Yesu ati ihangane yawe mwana wanjye, bwoko bwanjye Isiraheli, dore naguciye imanzi mu biganza byawe, sinzakureka wowe namba na gato. Icyizaba cyo kiragutegereza, icyizaba cyo kirakugerageza, kikakweza kikagutunganya pe, ugasogokuriza gakugerade. Icyizaba cyo kiragutegereza, icyizaba cyo kirakugerageza, kikakweza kikagutunganya pe, ugasogokuriza gakugerade. Icyizaba cyo kiragutegereza, icyizaba cyo kirakugerageza, kikakweza kikagutunganya pe,
sogokuriza babuye rade. Ndabashuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Kari agaciyeho iyo ndirimbo iri kuri YouTube, wandike Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando Kapiteni wa Yesu. Wandike Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando Kapiteni wa Yesu. Amagambo yose urayandike uhita umbona. Ugisoza rya jambo Yesu, ugisoza ucyandika Yesu, uhita ubona akazambo kanditse Yesu gusa, ugahita wemeza ahandi kuri Yesu, ugahita umbona wese, ugahita ujya kuri ka gafoto gatoya nambaye kositimu y'umuhondo ariho ukanda, ugahita umbona ukama subscribe na share na comment, Yesu kansaringira n'abandi bose. Ubwo nshaka kugira ngo babwire ko nzagaruka kuri YouTube, Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando Kapiteni wa Yesu. Munyandikire muri comment, bese nyine munsaba ko nzagaruka, ndahari rwose. Dusengimana Jean Baptiste kuri YouTube, Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando Kapiteni wa Yesu. Ari n'indi YouTube ya kabiri nanone mfite ikiri hasi, nayo wandika Dusengimana Jean Baptiste, Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando. Nongeye nyisubiremo, indi ya kabiri Dusengimana Jean Baptiste, Afande Nyarudindiri Musaza Roza Muhando. Iyo ni ya kabiri, hari ifoto nambaye kositimu y'icyatsi, nibwo murayikurikirana. Ndabashimiye cyane. Ubutaha nzagaruka bazane n'ibindi bishasha rwose, turi kumwe. Amen. Amahoro y'Imana abe murimo.